wowe ikintu ukozeho gusa relay imaze guhindura icyerekezo yari irimo, imaze guswicinga itangira kwiha ground binyuze muri zino nzira. Akaze kuri Tetene Menya TV ni uragomba kugeza kuri iyi channel, kandi subscribe nukundi video kandi like kandi ukore na share ku bantu bifuza mwasangira ubumenyi uca kuri iyi channel cyangwa se kuri umuyoboro mugari wa Titan Menya. Kandi nkwibutsa wowe kandi subscribe mufitiye group ya WhatsApp ikugenewe, link yayo iri hano muri description ukanda reba hano munsi ya video hano handitse izina rya video, munsi ya hano handitse akajambo more cyangwa se more ugakandeho, hasi tubona group link irimo akajambo WhatsApp ukandeho uratugera muri group, ubundi nawe utangiye gusharinga ubumenyi n'abandi bantu bari muri Titan community. Uyu munsi ndashaka gusubiza muvandimwe natubajije ngo kuri ya circuit breaker ni nakoze cyangwa se kuri ka protection circuit ka relay kamwe ushyiraho umuriro wa 12, ubundi waba uri kukoresha hazamo short circuit gatagakupa. Bavuze ngo tuzamusobanurire ngo shema yako cyangwa se imikorere yako ukuntu gakora. Uyu munsi rero ndi gutusobanurire cyangwa tukavugaho working principle yako. Nari naberetse ko relay twari twakoresheje yari imeze gutya, ifite amapini 5, pini ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane n'iya gatanu irimo hano hagati. Iriya relay kuntu yari imeze, izi pini ebyiri nizo zirimo iriya coil. Ubwo bivuze ngo niho hagomba kujya umuriro wa 12. Hanyuma iyi ngiyo hagati ni pole nabwiye ko ari yandi twinjirizaho dushyiraho input y'umuriro, ubundi ikagira na throw ni izi ngizi ebyiri. Niba ngiye rero twinjirijeho umuriro kandi dukeneye switchinga ibiriho icyuma gutya, niba duswitchinze cyo zizamuka kigiye kureba kuri kara pin ko hejuru, yongeye guhindura state cyangwa se ngiye guhindura uburyo iri guswitchingamo ikagaruka hariya hepfo. Urabona iyi ngiyi ni two-way switch. Two-way switch ni ukuvuga ngo umuriro ushobora kwinjira ahantu hamwe ukagira inzira ebyiri ushobora gusohokeramo. Ubwo imwe niba guca umuriro ubwindi ntabwo iri kubona umuriro, imwe hanyuma imwe yabona umuriro indi ikabona umuriro gutyo. Ubwo izi throw niko ziba zimeze, imwe yakira umuriro mu gihe indi itawufite zikagurana, imwe yabona umuriro indi ikawubura. Bivuze ngo iyi two-way switch tuyikoresheje mu rugo ukayishyiramo ku matara abiri, iry'umunzu n'iryo hanze. Ayo matara ntabwo azigera yakira rimwe, wagize imwe rimwe n'indi gataryaka, wazimye rya rindi riri kwaka agataka rya rindi risigaye. Niko two-way ishobora gukora. Rero iriya relay nayo yari irimo two-way switch, iba ifite single pole ni kano, ikagira na double throw cyangwa se throw ebyiri. Utu ngutu niko batwita throw. Ikagira na electromagnetic coil ari twinjizaho uriya muriro kugira ngo ibashe kuzamo magnet zibukurure kiriya cyuma kiba gifashe kuri iyi switch. Icyo ni icya mbere. Ngira ngo hano relay turayumvisha ukuntu iriya relay ikora. Hari n'undi muvandimwe nawe wabajije ngo uko relay igenda igira amaguru menshi igenda irushaho gucangana. Relay ntabwo icangana, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni kimwe. Relay uba ugomba kumenya ngo ifite amaguru angahe. Muri amaguru yose ifite ugomba gukuramo abiri ya mbere. Iyo urayifata ukayanaliza ukabireba, ifite multimeter urayipima aya maguru ariho coil, iyo yapimye aba arimo resistance runaka. Mu gihe aya ngaya yandi asigaye y'ama switch yapimye, hano ushobora gusanga hari normally close, hano hari normally open. Iyo tuvuze normally close upima continuité appareil yawe igasakuza, normally open appareil yawe ntabwo isakuza, bivuze ngo hano nta contact n'imwe irimo, ntabwo ziri gukora na zino pin ebyiri. Hanyuma iyo upimye hano noneho usanga harimo resistance cyangwa se harimo ama ohms runaka iyo iri gupimisha appareil yawe, nibwo tumenya ngo hano niho ukirira umuriro. Hanyuma ndasigaye ugapima hari normally close, normally off, normally close. Bivuze ngo urugero niba iyi relay yacu imeze gutya, dushobora kubona indi relay noneho imeze gutya. Hano ndi kubereka ishusho yo munsi, wifashwe ireba munsi ya tele amaguru. Ushaka kuza ugasanga n'indi relay imeze gutya, nanayiberetse imeze gutya. Nongera turamutse turebye nko kuri iyi ngiyi ho tunabibona. Urabona aya ngaya niyo twinjirizaho umuriro, baba bafashe batandukanye n'ayandi. Hanyuma aya ngaya hirya asigaye niyo y'ama switch. Aya ngaya ni ama switch imereye gutya. Niba wasanga ifite amaguru 12, wowe ikintu ukora no kubanza gukuramo abiri gusa, yari yinjira mu muriro, andi asigaye yose ari ama switch, abo kumenya ngo aya ma switch arimo ateye gute. Ukagenda upima yari normally closed cyangwa se ayasanzwe ahura mu gihe idafite umuriro. Ko niba iyi ngiyi nimba switch imeze gutya ihura mu gihe relay idafite umuriro, nibona umuriro iyi switch izahita yifunga ku buryo nta muriro ubasha kuba wanyuramo. Noneho dukomeje n'iriya circuit yacu rero,
ubwo ngiye gushushanya rero ko nkoresheje symbol zawe, kubera ko nabwiye ko byiza gukoresha amasymbol kugira ngo nawe nugira ahantu uhurira n'iyi circuit uzajya ubasha kumenya ibi bintu ibyo ari byo. Dore relay yacu twari tuyifite imeze gutya. Iyi ngiyi ni coil, iriya coil twinjizaho umuriro, tukagira na pole imwe na throw ebyiri. Hano ikintu cya mbere twakoze ni kimwe, twafashe hano hantu twari bwinjiriza umuriro wa 12 volts. Birangiye iyi pole yayo twari twashyizeho push button cyangwa se kariya gatushe, ariko turongera dushyiraho na ground. Itushe turishushanya gutya, kariya ukanda kongera kwigarura, tugashushanya gutya. Urabona hano urakanda gahita gafatanya zino nzira, kakagahita kongera gahita kagaruka. Twafashe iyi pole dushyiramo itushe yihuza n'impera imwe y'iyi coil cyangwa se hano hinjirira umuriro. Birangiye iyindi mpera ya hano hinjirira umuriro, ikintu twayikoreye twarifashe duhita dushyiraho resistor. Ubwo hano iriya relay yacu itarimo umuriro iba imeze gutya. Hano twaje dufata duhita dushyiraho ama red abiri cyangwa se utu red light. Ubwo hano ni gutya. Ziteranye ngo nabwiye ko naberetse ukuntu amaredi tuyashushanya. Red ushushanya iriya date isanzwe dushyiraho udufresh twerekana yuko igaragaza itanga urumuri mu gihe bashije kwakira umuriro. Izi red zacu imwe yafataga hano hari normal closed mu gihe relay yacu idafite umuriro, indi gafata hari normal open mu gihe relay yacu ifite umuriro. Hanyuma ibi ngibi birangiye, hano hagati aho zihurira twaje dushyiramo resistor. Iyi resistor ari nayo yateje ibibazo, bambaza ati ni gute iyi resistor uyimenya gute, resistor ujye ushyiramo. Hano nase mbakorera isomo rivuga ukuntu ushaka gukarikira resistor uri buze gushyira kuri red yawe, ariko twabonye ko by'umwihariko nk'iyo ufite red ugomba no kumenya iyo red voltage ikorera operating voltage zayo, kubera ko ijye kuyizigura ubundi ugomba kuvuga ati nshaka red yakira voltage nizi. Hari za voltage ebyiri, hari n'izindi zagiye zitandukanye bitewe n'uburyo zubatse. Iyo umaze kumenya voltage red yawe igira, ni nabwo tumenya resistor uri bubashe kuba wakoresha. Noneho iyi ngiyi twasanze turamaze dufite iyi red imeze gutya ya volt ebyiri. Hano dushaka kwifashisha byibuze ohm 470. Nubwo ngiye ari nakoreshejemo kilo ohm 10 nuko arizo nari mfite gusa, ariko ubundi izishobora kubikora neza nta kibazo 470 zabikora. Ohm 470. Ground nayo yarinjiraga igahita iza hano kuri iyi pole. Hanyuma yamara kuza hano kuri pole, hanyuma iyi mpera yindi y'iyi coil yo yinjiraga ihita ijya hariya hirya kuri iriya throw yo hejuru gutya. Kano kantu kagaragaza ko uru rutsinga ruje rudafitanye isano na runo rutambika, nyine no kujumpinga kaba karusimbutse gahita gakomeza. Noneho hano niyo twashaka gufata ground yo kuri output turi butange, twayifatiraga hano kuri iyi throw. Hano bisobanuye iki ngibi? Bisobanuye ko urabona twinjije umuriro wacu, wowe tusohoka kuri output nta kibazo, yego umuriro urahari. Ariko niba circuit yacu itangiye gutya, urabona ko ground yacu iraje iri kuri no pole, ariko output ya ground dore ngiye ho ground igomba gusohokera tukajyana kuri load ni hano, kandi urabona hano nta connection nimwe irimo, bivuze ngo circuit yacu impamvu yatangiraga nta muriro iri gutanga. Iyo twakandaga iyi button tugahuza iyi nzira n'iyi, n'uwo twabaga duhuje hano kuri pole niho hari ground n'iyi mpera y'iriya coil. Hano coil irimo umuriro ukabuze ground. Iyo twakandaga duhuza ground n'iyi coil, twamara kubihuza nutazaga kiba n'iki, iyi arm yayo yahitaga iva hano kuri kano karedi ka kumutuku igahita switching igahita ijya hano hejuru.
yajyaga hano hejuru ikintu cyabaga ni iki, ubwo byabaga bigenze gutya, byamara kugenda gutya urumva wowe urakanze, iyi amu yayo irimutse ije hano hejuru, niyo imwe ikaza hano hejuru tubonye ko ground yari iri kuri no pin, ubwo ground irahita izamo hano, ihita ijya kuri output, ihite inakata ize kuri iyi coil yacu. Bivuze ngo wowe ikintu ukozeho gusa relay imaze guhindura icyerekezo yari irimo, imaze guswitchinga itangira kwiha ground binyuze muri zino nzira, kuko urabona ground yari hano ihita izenguruka ihita iza noneho kuri coil ibonye ground, ubwo umuriro wacu ukaba urabonetse. Ko hano twari dufite umuriro ariko udafite ground rero hano yamaze kuboneka, ubwo umuriro ugatangira gutangwa ugakoreshwa. Igihe bashot circuit rero nidufata hano kuri output tukahuza ni ground, nitumara kubihuza iyi ground kubera ko iyo dukoze short circuit uyu muriro utangira kwiyukanyira muri ground wose wuzuye. Iyo tumaze kubihuza rero bivuze ngo iyi ground yacu itakaza ingufu, kubera ground igomba kuba ari 0 voltage. Iyo ground ishyizeho voltage ntabwo bikiri ground itakaza ingufu. Rero yibuze ingufu hano, ko hano niba dufashe 0 voltage tukahuza na hano kandi bihura ni point ya hano hari ground, iyi coil yacu itibona ko hano hari voltage na hano akaba haje izindi voltage, ikabura ground igahita yivamo za magnet zayo. Iyo zivuye mu magnet zayo iyi arm yayo itangira ikagaruka hano hepfo, ubwo igarutse yafi ikintu cyo kibaye niki, hatongera kaka gatara k'umutuku, ubwo n'umuriro ukabura buze gutyo relay yacu kaba iragukupye. Bivuze ngo circuit yacu niyo imaze gukupa umuriro. Rero kugira ngo resetting ugomba gukanda ka button kagahita gahuza iyi ground ya hano nanga, kamara kubihuza relay igahita switchinga igahita itangira kwiha ground, yamara kwiha ground igahita inayitanga kuri load kugira ngo load itangire gukora. Haba short circuit cyangwa se haba court circuit. Iyo tuvuze court circuit ni ukuvuga ngo ni umuriro ugiye ahantu, kubera ko ubundi umuriro iyo tuvuze ngo umuriro agiye tukaba dufite na ground cyangwa se iriya ikimenyetso cyo gukuramo. Ikimenyetso cyo gukuramo cyo ikintu gikora kirawugarura, uragenda ugakata muri circuit warangiza gukora ugatongera kugaruka uciye mu kimenyetso cyo gukuramo. Rero iyo umuriro wifashe ugatujya ku kimenyetso cyo gukuramo ariko utabanje guca muri circuit, ibyo nibyo twita short circuit. Niba umuriro tuwufashe urabona hano twari twejemo 12, hano dufite ikimenyetso cyo gukuramo aricyo twita ground. Rero bifashe ibintu ukabihuza bitabanje guca muri no circuit, niyo tuvuga ni short circuit, ko iyi ngiyi ubundi ni full circuit, iyi ngiyi ni circuit yuzuye. Rero bifashe ugahita uhuza hano direct, urabona nyine ukoze inzira ya bugufi, niyo mpamvu tuvuga ngo ni short circuit. Rero n'umuntu warabajije icyo kibazo, ndumva ubusobanuro bwabo busobanutse. Iyo dufite circuit umuriro ugomba kugenda ukazamuka muri circuit ukongera kugaruka ku kimenyetso cyo gukuramo. Rero iyo uhise ni ubushiza bugufi, uvuye hano ugahita ujya ku kimenyetso cyo gukuramo direct utanze kuzenguka uca muri circuit yose ukore ubucinzira bugufi, niyo mpamvu tuvuga ni short circuit. Ako kandi ndumva kumvikanye. Rero urabajije ukuntu iyi circuit ikora muri bwo buryo ikora, ukuvuga ngo relay itangira nta ground ifite. Wakora kuri buto relay yabona ground igahita iswitchinga igatangira kwihereza ground y'ubwayo. Wakora short circuit ya ground yayo yabura intege igahita ivaho relay igahita yongera igasubira hahandi itari kubona ground cyangwa itari kubona ikimenyetso cyo gukuramo. Nshimira aho ugejeje aha video, uri umungenzi cyane, utakana subscribe ikande kugira ngo tuzatubana amasomo utaha, ubundi ukore like ukore share ku bantu bifuza ko mwazamusangira ubumenyi, duhuze ubutaha. Ciao.